Yesu ashimwe, amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Twaherukanaga kwa gatanu, haba haciyemo iminsi, cyumweru ni kinini. Rero dukwiye gushima Imana ko yaturinze, yandinze namwe ikabarinda, twaba twongeye kubonana muri uyu mwanya mwiza w'igitaramo cya nimugoroba, tuvuga ku mukristo nk'umunyu w'isi. Rero shimye Imana cyane kwiduteye iteka ryo kongera kubana. Imana mu ijuru ishimwe, namwe ndabashimira kuba mwongeye kubana nanjye muri aka kanya keza, aho tuba tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, ariko tuganisha n'ubundi ku nzira ituganisha mu bwami bw'ijuru. Rero Imana mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane, kandi ku bantu batameze neza nabo ndabakomeza. Ntabwo kuba utameze neza bivuze ngo niryo herezo, hoya, ni igihe kiri burangire. Ikintu cyose biba gifiteho igihe. Ibi bintu nzabivugaho, ndashaka kuzavuga ku bintu bigaragara no ku bitagaragara, ukuntu biba bifite igihe runaka, ikintu kiba cyaragenewe. Ndashaka kuzabivugaho ndibaza kuri uyu wa gatanu ndumva nzabivugaho, Imana izanshoboze. Rero wicika intege, komera, Imana iragukunda kandi kwitayeho, igufiteho umugambi mwiza cyane. Mboneraho no gushimira abantu rero tubana umunsi ku wundi hano kuri no YouTube channel yacu, ndetse n'abantu tubana kuri Believers of Lord Jesus Christ kuri Facebook page yacu. Ndabashimye cyane. Umuhate wanyu si ubusa ku mwami, kuba ufata umwanya nk'uyu ntujye kureba ibindi bintu bidahesha Imana icyubahiro, kuvuga ngo reka nanjye uyu mwanya mufate numve se hari icyo Imana iri kumbwira. Rero uwo mwanya ubufashe, ntukawufate nk'ibintu bidasanzwe. Uriya mwanya nawo urabarwa imbere y'Imana. Rero Imana mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane, kandi nifuza ngo basabira ngo icyifuzo cyanyu, isengesho ryanyu rijye rigera ku mwami, abumvire kandi ahaze kwifuza kwanyu. Boneraho no guhikaza abantu baba bageze hano ari ubwa mbere. Nk'uko nakomeje kubivuga, turabizera umwami Yesu Kristo, twemera Imana umwana n'umwuka wera. Intego yacu ni ukujya mu ijuru. Rero hageze kwifuza kubana natwe, tugira gahunda zigiye zitandukanye. Harimo iki kiganiro kiza buri wa gatanu ku masaha ya nimugoroba nka 3:00, bitewe n'igihugu urimo. Tuba duhujwe no kugira ngo dufatane ukuboko kugira ngo ntakayuka udakayuka. Tukagira na gahunda yo kuwa mbere mu gitondo tuba dufite Monday Day of Power, aho tuba dusengera icyumweru. Buri wa mbere haba hariho gushinganisha icyo cyumweru tugiye kwinjiramo. Ndibaza dutangira 12:00, aba ari igihe cy'iminota mike. Noneho na nimugoroba mu saa 9 tukaba dufite intercession, kwinginga, ariko ho noneho tuba dufite icyifuzo kimwe dusengera. Icyo rero, iyo gahunda yo iba kuwa mbere no kuwa kane saa 9. Iyindi gahunda tugira kuwa kabiri, tuba dufite gahunda yo gusobanura inzozi, nayo iba kuwa kabiri no kuwa gatatu saa 7. Ndumva mvuze muri make. Ibyo nibyo Imana idushoboje gukora muri iki gihe, tubishimira Imana. Rero wifuje kubana natwe, biroroshye, ni ugukora subscribe, ubundi ikiganiro se cyangwa igishya kigezweho kikakugeraho byihuse. Imana mu ijuru rero iguha umugisha mwinshi utujoyininga. Matayo 5:13 ruvuga ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka muzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Amen. Nk'uko nabikomosheho rero, intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo umukristo adakayuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo mfate ukuboko tutaza kujugunywa hanze. Yesu rero abahe umugisha mwinshi cyane. Twagera dukora ku biganiro bitandukanye, ntago byose nahita mbikorera samari, ahubwo wumvise gahunda yacu ari nziza wayibamo, ni ukujya kuri YouTube channel yacu ukareba ibigana twagiye dukora bitandukanye bya buri wa gatanu.
ntekereza ko twagiye tubona ukuboko kw'Imana kandi twagiye dufashwa. Nawe rero wafashwa. Uyu munsi rero nazanye topic, ndashaka cyangwa se kuvuga ku kintu benshi twitiranya, benshi tudasobanukiweho. Nshaka kuvuga ku kintu ku buryo nituza kubisobanukirwa neza, uyu munsi tuvugana uraza kuzinukwa ikintu bitwa icyaha. Nshaka kuvuga ngo icyaha, teme y'uyu munsi, icyaha ntikimeze nk'uko abantu bagitekereza. Ndagira ngo tuze kugendana neza dufashijwe n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu tugiye mbere ko dutangira tujye kwinginga Imana kugira ngo ibane natwe. Duhamagare Umwuka Wera kugira ngo kingure amatwi y'imitima yacu, natubwira tubashe kumva ndetse no gushyira mu bikorwa. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, twari turimo tuvuga imirimo yawe, waraturinze icyumweru cyose gitambutse, twabonye ukuboko kwawe, abagendeye mu mamodoka warabarinze, abagendeye mu ndege warabarinze, abagendeye mu mato warabarinze, mu kazi uraturinda, mu ngo aho twari tugiye turi dutandukanye, mu kazi, aho hose twabonye ukuboko kwawe. Mana, turagushimye. None twongeye guterana kuri uyu mugoroba tugamije kugira ngo tudakayuka, tugamije kugira ngo tutajugunywa hanze. Data, turakwinjiza utubabare aho twacumuye, aho twagize intege nkeya, aho watubonyeho umugayo hose, nutubabarire Mana, nutwejesha amaraso yawe. Muri aka kanya turarika Mwuka Wera ngo yirukiye kubana natwe, afungura amatwi y'imitima yacu, afungura amatwi y'imitima yacu, nutuganiriza twumve Mana, kandi uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Urakoze, reka njyewe uvuga ntaba ari njye, n'ugiye kumva ntaba ari we, ahubwo twese dushobozwe n'Umwuka Wera. Amena. Uko nari mvuze rero, topic y'umunsi, icyaha ntikimeze nk'uko abantu twebwe tugitekereza. Reka nkubwire ngo icyaha kirenze kuba warwanya amategeko y'Imana. Nongere mvuga ngo icyaha kirenze kuba wakwica amategeko y'Imana. Icyaha ubundi ni ukuvuga ngo icyaha ni inzira kandi kikaba umuryango w'urupfu. Ndaza kubisobanura neza. Reka turebe Abaroma 5:12. Haravuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, ni nako urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze iki? Icyaha. Iri ni ijambo ry'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umuntu ni umuryango cyangwa se ni inzira y'urupfu. Turacyari kumwe? Tugendeye ku cyo icyanditswe kivuze. Reka twongere tubisubiremo. Nari mvuze ngo umuntu ni umuryango cyangwa ni inzira y'urupfu, tugendeye ku cyo ibyanditswe bivuze. Reka twongere tubisubiremo. Haravuze ngo Abaroma 5:12, Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu, kuko bimeze bityo. Nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, turabibona. 2, urupfu ruzanwa n'ibyaha. Icyo si ikindi, ni nako urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze iki? Icyaha. Bishatse kuvuga iki rero? Nureba neza urasanga umuntu ari inzira cyangwa se ari umuryango w'icyaha. Ngiye kubisobanura. None wambaza ngo ubundi icyaha ni iki? Tubonye ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Tubona uko nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'iki? N'umuntu. Urupfu rukazanwa n'ibyaha, ni nako urupfu rugera ku bantu bose. None icyaha ni iki rero? Mvuze ngo nureba neza umuntu ni inzira y'iki cyangwa umuryango w'iki? W'icyaha. Hejuru navuze ngo umuntu ni iki? Ni inzira cyangwa umuryango w'urupfu. Ngiye kubisobanura. Icyaha rero ni iki? Yohana 1:3-4 haravuga ngo
ariko nizeye ko mufite Bibiliya. Biba byiza iyo umuntu ari kugusomera ibintu nawe ubyisomera kugira ngo umenye neza ko ibyo bintu kuko Bibiliya bivuga ataba ari ibindi ari kwiyongereraho. Twagiye rero Yohana wa mbere 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome. Umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nicyo bugome. None rero ndibaza nawe wakwibaza, ninde wateje umuntu gukora cyangwa se ninde wateje umuntu gukingura umuryango w'icyaha, cyangwa se ninde utuma umuntu acumura? Muri rusange twese turabizi ni Satani, se byose. Noneho rero ni ukuvuga ngo Satani ntago yari bubashe kwinjira mu isi keretse aciye mu cyaha, icyaha cyakozwe n'umuntu. Tubonye ko ikintu gituma umuntu acumura ni Satani. Nanone rero tubonye ko Satani ubwe uko ari no mu mbaraga ze ntiyari bushobore kwinjira mu isi, yego, kuko bisaba icyaha, kandi icyaha cyakozwe nande? N'umuntu. Mwibuke turacyari mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Ndagira ngo ibi bintu tubigendanemo neza. Nuza gusobanukirwa icyaha, ndakubwiza ukuri n'uburyohe cyari gisigaranye muri wowe uraza kukizinukwa. Tugendere rero ko iyi Yohana wa mbere atubwiye, ni ukuvuga ngo umuntu iyo akoze icyaha aba afunguye umuryango, yego, ruvuga ngo akoze icyaha aba afunguye umuryango w'icyaha hehe? Mu isi. Mu yandi magambo ni ukuvuga nk'uko nabivuze, ntago Satani afite ubushobozi na bumwe bwo kwinjira mu isi keretse abuhawe n'umuntu, umuntu nawe wakoze icyaha. Nanone rero ndagira ngo mbwire ngo target ya Satani we yari ntago ari kugira ngo, ubundi target ye nyamukuru ni ukuzana icyaha mu isi. Ndaza kukubwira impamvu. Turacyari kumwe? Kuko nureba neza urasanga mu bintu Imana yaremye, ibyo twita ngo ibiremwa, n'icyaha n'icyaremwe, yego. Rero Satani we main purpose afite nuko, cyangwa se intego nyamukuru afite nuko icyaha cyinjira mu isi. Navuga nti hari ibintu bitangaje muri iki gihe, navuga ngo biri mu kazi, cyangwa se navuga ngo hari inzira ebyiri ziri mu kazi, niba ariko wenda nabivuga ko ziri mu kazi nyine ziri gukora cyane muri iki gihe. Inzira ya mbere kanze nyikubwire ngo ni inzira yo kwinjira kw'icyaha no kwinjira k'urupfu. Rero intego ya Satani nuko urupfu ruyobora. Nuvuga ngo target ye gushaka kw'icyaha cyinjira mu isi ni ukugira ngo urupfu rugire gute? Ruyobore. Kandi kugira ngo urupfu ruyobore, ni ukuvuga ngo urupfu narwo ubwarwo ntirwabona uko ruza kereka icyaha cyabanje gukingura umuryango, yego. Kuko icyaha nicyo cyonyine nzira y'urupfu. Icyo bivuze rero ni iki? Bivuga ngo nureba amaso ukayarenza, icyaha ikiriyo ni urupfu. Mu yandi magambo icyaha kiba giherekejwe n'igihanda cy'urupfu. Ni ukuvuga iki rero? Ugomba kuba maso, kuko Satani nagushuka ugakora icyaha. Ndiho ndakubwira ni mwene data, dukwiye kuba maso, ukwiye kuba maso, kuko Satani ushaka kwibwira ngo haracyariho ubuntu, ngo nukora icyaha urababarirwa. Ni koko urababarirwa, ariko nidusubira inyuma mu byanditswe twasanze ko igihe cyose icyaha kije kiba gikinguye direct mu isi y'umwuka, umuryango w'urupfu.
rero nimvuga urupfu rwumve birenze kumva gupfa kwawe, kuko buriya Satani kugira ngo wajye kukwica abanza akica ibyakakugiriye umumaro, ibyakageza aho bikugeza, ibyakagukujije. rero wumva urupfu mu buryo butandukanye, urupfu muri bizinesi yawe, urupfu mu muhamagaro wawe, urupfu mu butunzi bwawe, urupfu mu bwenge bwawe, urupfu mu myigire yawe, urupfu kuri wowe, urupfu mu bo ukunda, urupfu ku bana bawe, urupfu ku mugore wawe, urupfu ku mugabo, urupfu mu misengere yawe. Aho hose iyo miryango iba yafungutse. Ni ngo urupfu ruza ruje kwica izo mpande zigiye zitandukanye nari mvuze, bitewe n'iki? N'icyaha wowe wakoze bita ngo ni kimwe, ngo ubuntu buriho, ngo ndaza kubabarirwa. Irakubabarira pe, ariko wa muryango wamaze gufungurwa. Icyaha wakoze urakibabariwe, ariko upfu rwinjiye rwo ruri mu kazi. Reka turebe muri Yakobo igice cya 15 havuga ngo iki? Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara iki? Urupfu. Iyi ni Bibiliya singiyeho. Turebe noneho Abaroma 6:23 baravuga ngo iki? Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana nishimwe. Turacyari kumwe. Mwibuke turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Haleluya, haleluya. Rero tugendeye ku byanditswe, ndagira nkubwire ngo mwene data, igihe cyose uzaba uri gukora icyaha, cyangwa se wakoze icyaha, cyangwa se ugambira gukora icyaha, ujye uvuga ngo nibyo birandyoheye muri iki gihe, ibi byaha birandyoheye, iki cyaha kirandyoheye, ariko ahantu kiri buze kungeza, kirangeza ku rwego rurenze ubushobozi bwanjye, ngewe ubwanjye ntari bugire ikintu na kimwe nkontorora. Niyo mpamvu uzasanga nk'umuntu nk'abantu basenga, nk'umuntu usenga avuga ati ndasenga ariko nta kintu gihinduka. Cyangwa se mu yandi magambo ugasanga amasengesho y'abantu benshi yarapfuye kubera iki? Ntago asenga, arasenga ariko nta kintu gihinduka. Impamvu ni iyihe rero? Niyo ngiye kukubwira. Ushobora kuba uvuga ati ndasenga, njya mu mazi, nurira imisozi, ndiyiriza, ariko iki kintu nagisengeye cyanga guhinduka. Navuze ntituza gusobanukirwa icyaha icyo ari cyo. Mwene data, uraza kukizinukwa, ewe urakizinukwa pe. Rero nari mvuze nti impamvu abantu amasengesho ya benshi muri iki gihe yapfuye ni iyihe? Iyi rero niyo ngiye kuvugaho. Rero ikintu gishobora gutuma amasengesho dusenga tugasenga ariko ntigire igihinduka niki? Ni igihe cyose iyo twakoze icyaha. Ndaza ariko kuvuga ku cyaha detail, ndimo ndagerageza gusobanura icyaha. Mwibuke ndimo navuga ngo icyaha ni iki? Vuga ngo ndabanza kukwereka uburemere bwacyo, noneho nze nkwereka icyaha ubundi ni iki. Vuga ngo igihe cyose twakoze icyaha, nabivuze tugende ku byanditswe, deja twamaze gukingura umuryango w'urupfu mu buzima bwacu. Noneho uyu muntu tuvuge wenda afite icyifuzo runaka arimo arasengera, yenda nakazi, agasenga bakamuhanurira, akajya ku musozi akiyiriza, akararama overnight asengera icyo cyifuzo, ariko iki cyifuzo ntigisubizwe. Ikiba cyabiteye rero ni iki? Ni ukuvuga ngo hari icyaha cyakozwe, umuryango wakingutse, urupfu rwinjiye, rurimo rurica n'amake, n'ibyo uri gusengera ruri kujya gute? Ruri kubyica. Noneho Satani urumva twakomeje kubivuga ngo icyo abatagetinze ni ukugira ngo icyaha cyo urupfu ruyobore gute serera. Ni ukuvuga ngo urupfu niba wakinguye icyaha, deja ya tageti ya Satani wa mugambi we yawugezeho, urupfu rurayoboye muri wowe mu isi y'umwuka. Ha hantu hawe wagenewe, ya territory yawe wagenewe yo kugira ngo uyoboreremo, hari undi wayokipayinze ninde? Ni urupfu rwoherejwe naki? Na Satani. Bango ni partners wa Satani, urupfu. Okay, turacyari kumwe. Mwibuke turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Haleluya. Noneho rero icyo bikora kuri uyu muntu yasenze, urupfu rurimo nuvuga ngo yaba ari byo ari gusengera, yaba ari n'ibyo yaragiye kugeraho, rurimo rurabyica. Bizatera iki kuri wa muntu? Bizatuma agenda agabanya
wa munezero arafite wo wo kumva yanakwiyiriza abivemo avuga ati nambere ndiyiriza ntagire ikibano none reka ntangire wenda njye mu biterane bajye bampanurira. Deja urupfu rumaze kwica iki, ya gahunda yo gusenga imaze gupfa kuri wa murava wo gusenga urapfuye. Noneho mu biterane naho bagahanura ukabona ntibiba, urupfu agahita yicana gahunda yo kujya guterana avuga ati nambere ndajya guterana nkabona nta kiba, noneho reka mbyihorere nabyo. Icyo nacyo ntikimaze gupfa, bati noneho reka nsome Bibiliya ukayisoma ugasengera muri iryo jambo ntihagire igihinduka. Urupfu nawe yamaze kwinjira muri wa murava wari ufite, wa muhato wari ufite wo kugira ngo usengere mu ijambo, kugeza ubwo Satani akurangiza. None ukavuga ati ibi byose reka mbyihorere, ni ukubeshya, ndabona nsenga ntihagire ibihinduka, nasoma ntihagire ibihinduka, bahanura n'ibihinduka, ibintu barambeshye, akabiva mu gutyo. Satani akaba arakurangije. Turacyari kumwe? Ese murumva ibintu ari aho bibageza? Nakomeza? Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero munyumve neza pe, ntago naje guciraho abantu iteka, oya, ahubwo ndagira ngo twese hamwe, nanjye ndimo, twumve uburemere bw'icyaha mu isi y'umwuka n'ingaruka bigira mu buzima bw'umuntu, noneho dufate umwanzuro biturutse kuri ubwo buremere n'ingaruka bigira ku muntu. Kuko Bibiliya iravuga ngo abantu banjye, niba ntabitranslate inzu ukundi, ngo bishwe no kugira gute, no kutamenya. Rero njye naje kugira ngo iyi nshinga yitwa kumenya tuyisobanukirwe neza. Navuze nti icyaha kirenze kwigomeka, icyaha kirenze kurwanya amategeko y'Imana, icyaha ni inzira y'urupfu. Rero Satani arabizi ko uri umukristo wavutse ubwa kabiri, arabizi ko uri umunyentambara wo mu isi y'umwuka uzi gusenga, uri umwinginzi, arabizi kuvuga indimi nyinshi, arabizi ko wuzura umwuka wera, arabizi ko uzi gusoma Bibiliya. Ariko we ibyo ntago bimuteye ubwoba, kuko we hari ibanga azi mu isi y'umwuka twebwe nk'abakristo tutazi. Mana nishimye. Haleluya. Niyo mpamvu uzasanga ashobora kuguteza gutukana, gutukana ni icyaha gitoya, ukumva ni ibisanzwe, akaguteza kuvuga nabi ukumva ni ibisanzwe, akaguteza kugira ishyari ukumva ni ibisanzwe, akaguteza gukora ibintu bibi. Mbese bya bindi tujya twita ngo twaha duto ntitwiteho, ntitudutindeho, we arabiguteza. We ntago, ubundi ndagira ngo tubyumve neza, ntago Satani we ashaka kugira ngo ukore icyaha kinini ngo akurangize, oya, we azi ko ukora icyaha, that is an opportunity for him. Turacyari kumwe? Vuga ngo wowe nukora icyaha, icyaba cyari cyo cyose, yaba ari mugenzi wawe warebye ukagirira ishyari, yaba ari ibitekerezo byaje wowe utekereza ku muntu nabi, yaba ari ukwifuza, yaba ari ryarari ryose ryabereye muri we, bya bindi twebwe abantu twita ngo n'utwaha dutoya, warabizi ko ari inzira imufungurira agahita akora vuba, kuko ibyo akora arabizi, n'ikimutegereje arakizi. Noneho twebwe abakristo kubera kutamenya tukuvuga ngo ni ubuntu, nagize ishyari runaka, nagira ishyari runaka, Imana irambabarira. So nyine tukumva biroroshye. Ndagira ngo mwene data uhindura imitekerereze uhereye uyu munsi. Uru rugendo turimo rujya mu ijuru ni intambara. Nzanabivugaho, ni intambara. Umuntu arwana, agomba kurwana kandi yaratojwe, akamenya gukoresha intwaro z'intambara. Ndashaka kuzabivugaho niba ari uyu wa gatanu, Imana nishoboza, ndiho mvuga ku ntwaro dufite twe tutazi gukoresha kandi tuzifite, kandi ari intwaro zikomeye. Rero Satani we ikintu aturusha ni iki? Buriya Satani ntabwo ari uko afite imbaraga nyinshi kuturusha, ahubwo we ni umuriganya, azi neza ko igihe cye yahawe kiriho kiragana ku musozo. Rero arakora cyane ku buryo twe tutabasha gusobanura, ngo aracyakorera muri bwa bujiji, muri kwa kutamenya kwacu niho we yungukira, niba ariko nabivuga. Imana nishimye kandi Imana idufashe cyane. Abaroma ibice bibiri, Abakorino ba kabiri ibice 4 umurongo wa 12 havuga ngo iki?
aravuga ngo nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bukoreramo. Imana ishimwe. Amen. Rero Satani we arabizi ko ubugingo bukorera muri twebwe abizera. Yego, noneho icyo akora ni iki rero? Ni ukuguteza gukora ka kaha wita ngo reka nkita kaha kuko twabyoroheje kuvuga ngo naka, kandi burya ibyaha byose birangana imbere y'Imana. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyaha byose birangana imbere y'Imana? Ni ukubera iki? Ni uko Imana izi neza ko yaba ari icyo kinini yegera kiguhanira, yaba ari n'icyo gito irakiguhanira, ariko uko cyaba kingana kose cyamaze gukingura umuryango w'urupfu mu buzima bw'umuntu mu isi y'umwuka. Rero Satani w'ikintu akora, aratuma ukora icyaha kugira ngo cya cyaha uko kirushaho kugenda gikura ugende wamburwa ubugingo. Ijambo ry'Imana navuze ngo murumva ngo mu muntu harimo ibintu bibiri, harimo urupfu hakabamo n'ubugingo, ariko icyo umuntu agaburiye nicyo gikura. Amen. Dore rero ukuntu bimeze, ni ukuvuga ngo iyo ukoze icyaha, navuga ngo ubugingo ni nk'ubwirinzi bw'umuntu aba afite mu isi y'umwuka. Noneho niba ukoze icyaha, cya cyaha kiragenda kimunga bwa bwirinzi wari ufite. Yego, kugeza ubwo bwa bwirinzi bwawe bushiriraho burundu. Rero iyo bwashizeho burundu nibwo mva ngo baranze umuntu ngo runaka yapfuye. Bwa bwirinzi bwamaze gushira. Nyamara muri uyu muntu hahozemo iki? Ubwirinzi, aribwo bugingo bwari bumurimo. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Haleluya. Rero ntago umugambi wo kwica umuntu Satani awukora rimwe, oya, ahubwo ni plani y'igihe kirekire. Imana nishimwe. Turacyari kumwe, turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Nizere ko mutararambirwa. Navuze nti turaza kujya gusoza iki kiganiro, hari byinshi usobanukiwe, kandi ndakubwiza ukuri ko nuza kubisobanukirwa uraza gufata umwanzuro wo kureka icyaha. Imana ishimwe cyane. Narimvuze rero plani yo kwica umuntu ntago Satani aza rimwe avuga ngo nishe runaka ngo ba ni plani y'igihe kirekire. Noneho ushobora kumbaza ati se kuki ba plani y'igihe kirekire? Reka nze mbigusobanurire. Bivuga ngo ntago Satani ashobora kwica umuntu umunsi umwe ngo bihite bikunda. Ahubwo ni plani iba yarabaye igihe kirekire, kuko ku bana b'Imana, ku bantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, baba bafitemo bwa bugingo arizo mbaraga z'Imana. Rero Satani ntiyahangara imbaraga z'Imana. Mureka n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo mbese umuntu, abamarayika bavuga ngo mbese umuntu ni iki ngo ko wenze kumugira nk'aho ari Imana. Bivuga ngo bwa bumana buri muri twe ni imbaraga z'Imana. Satani we adashobora guhangara, ariko dore uko abikoresha, kuko ari umuriganya. Azakoresha wowe muntu wirwanya. Noneho mu kwirwanya uzagira uti uzagabanukirwa, za mbaraga zawe zizagabanukirwa. Noneho wambaza ngo se wirwanya gute? Dore rero ukuntu bigenda. Nkuko nabivuze, imbaraga z'Imana ziba ziri mu muntu, zikorera mu muntu. Satani we ntago yazihangara. We rero icyo akora ni iki? Aguteza, arabizi ko uremye mu ishusho y'Imana, arabizi ko ufite imbaraga z'Imana, hari ubudahangarwa buri muri wowe. Rero icyo nakora, aguteza gukora icyaha ahagamije kugira ngo wamburwe bwa bwirinzi wari ufite, za mbaraga uzitakaze, noneho we abone uko yinjira akora umurimo we, akurimbure. Turacyari kumwe, kuko nabivuze ngo urupfu n'ubugingo bikorera mu muntu. Icyo rero umuntu ahisemo kugaburira, icyo nicyo gikura. Imana nishimwe. Hari ibintu navuga nti biriho cyane muri ino minsi, ukumva nk'abantu ngo abantu bari kwicwa n'indwara z'ibyorezo, sinzi ngo ni za kanseri, ngo sinzi ni za diabete, ariko ufashe nk'uwo muntu tuvuge wishwe na kanseri nk'uyu munsi, ugasubira inyuma nko mu myaka ye 40 itambutse cyangwa 30, yajyaga kwa muganga kumva ntameze neza, bakamubwira ati ariko nubwo utameze neza nta ndwara turi kubona.
uko imyaka igenda ishira ageze muri izo zabukuru nibwo babonye ko yari arwaye kanseri batarayigize bayibona mbere. Noneho kanseri ikagira gute, ikaba ariyo imuhitanye. Byagenze gute ubundi? Izi ndwara sinzi niba narabivuzeho, niba ari byo ntegura kuzavugaho, mvuga ukuntu izi ndwara zose twita za kanseri, za diabetes, sinzi abana bananiranye mu miryango, ibyo ni ibitero bya Satani. Ni ibitero bya Satani. Nshaka kuzabivugaho by'umwihariko. Rero ikintu kiba cyabayeho ni iki rero? Ruvuga ngo uyu muntu yakoze icyaha cyangwa se yakoze icyaha muri iyo myaka ye y'ubuto, ayakingurira icyo cyaha kirinjira, noneho ntiyabona n'umwanya wo kongera kwegera Imana ngo yihane, yitandukanye, afunge wa muryango. Noneho kubera cya cyaha cyakozwe mu buzima bw'umuntu cyakinguye umuryango w'urupfu. Urupfu rwarinjiye rero rutangira rugenda rwica buri kimwe. Noneho aho rwari rumaze kurangiza byose, rwishe bizinesi, rwishe imitekerereze, rwishe amahoro, rwishe ibyishimo, rwishe umuryango, rwishe byose, rusigaye wa muntu ahagaze nk'igishushushungwe. Niko tujya tubivuga, ahagaze nk'igishushushungwe. Noneho nibwo ruzanye ya sura yarwo rundi, rwiyerekana nka kanseri. Rwerekana nka kanseri bayibona yarenze, n'umuntu yamaze gutakaza buri kimwe cyose, nta mbaraga z'Imana zikimurimo, ukumva ngo birarangiye. Yishe iby'umugisha. Satani icyo yakoze, yishe iby'Imana yamugeneye, kuko umuntu wese ujya kuza aba afite package yiwe Imana yamuhaye agomba kumanukana. Rero Satani yabanje kumwambura ya package yose, arayirangiza. Amaze kuyirangiza, icyari gisigaye n'uwo muntu ntacyo yari asigaye yishingikirijeho, ahise agira gute, nawe aramujyanye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Rero icyaha ntago ari ugusambana gusa, ahubwo ikintu cyose Imana yanga ni icyaha. Kandi icyaha ni umuryango w'indwara zose zikomeye muzi rwose pe. Za ndwara zose uzumva zikomeye z'inzaduka ziriho muri ibi bihe zikomoka ku cyaha. Kandi intego yabyo nta yindi, ni ukuganisha ku rupfu. Nk'uko nababwiye, ni intego ya Satani ni ukugira ngo urupfu rugere gute, ruyobore. Rero mwene data, icyo nshaka kuvuga aha ndimo ngana ku musozo, ni uko iyo ukoze icyaha, iyo icyaha kije muri wowe, gica ubusabane wari ufitanye n'Imana, kikuganisha hehe, ku rupfu. Mwibuke n'itangiriro, umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, niwo munsi wa mbere navuga urupfu rwagize gute, rwinjiye mu isi. Mwibuke ko iyo ukomeje gusoma, niho uza gusanga nanone urupfu rwarakomeje umurimo waho ku gihe cya Kayini na Abeli. So rero ahangaha kubera icyaha, urupfu rwahise rwinjira. Nibwo bwa mbere Imana yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo yambike Adamu na Eva. Rero Satani iyo yinjije icyaha, we aba azi inyungu zikomeye agiye gukura inyuma y'icyo cyaha. Urupfu ni iki? Urupfu bundi ni ukuvuga ngo urupfu se rwo ni iki? Tuvuze icyaha, ariko se urupfu rwo ni iki? Urupfu ni ugutandukana n'Imana, ukumva utagishaka gusenga, kumva ibintu by'Imana warabihaze. Urwo ni urupfu. Witekereza ko urupfu ari ukuvuga ngo babitse runaka. Urwo ni urupfu, kuba wumva ibintu by'Imana warabihaze, wari umuririmbyi ntugishaka kuririmba. Urwo ni urupfu rwamaze kwinjira muri wowe, rwishe ya desire, wa muhati wari ufite wo gukorera Imana, kumva ntugishaka no kujya guterana, kumva ntugishaka kujya mu nzu y'Imana. Urwo ni urupfu rwamaze kwinjira. Kuba utacyuzura umwuka wera, urupfu rwamaze kwinjira. Kuba utakizera, kumva kwizera biragoye, urwo ni urupfu rwamaze kwinjira. Kuba utagikumbura ibihe byo gusenga, urwo ni urupfu. Kumva wihebye ni urupfu.
bitewe n'iki? N'irari ry'umubiri ryatumye ukora iki? Icyaha kizanye urupfu mu bintu byinshi, uhombye byinshi, bitewe n'icyo wise ngo ni icyaha gitoya, bitewe n'iyo jaruzi se, bitewe n'iryo shyari se, bitewe n'amagambo, kugenda uvuga amagambo yo kubeshya, bitewe na bya bindi wowe wita ngo ni icyaha gito. Dore urupfu bizana muri wowe. Imana idufashe cyane. Abaheburayo navuze ndimo ndasoza ntimurambirwe. Abaheburayo igice cya mbere umurongo waho 21 haravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremereye byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Reka mbendekeye hano, turaza gukomeza. Bivuze ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya, ubwo tumaze kumva iby'icyaha n'urupfu, ubwo icyaha kingana gutyo, kandi tumenye neza ko kitwizingiraho vuba, tureke dutandukane n'icyaha, ahubwo dusiganirwe aho dutegekwa tugize gute? Twihanganye. Dukomeze bene data, twiyambure ibintu byose bituma Imana idakorera muri twe. Reka nahangaha mbe mahagaze, natangiye mvuga ngo nuza gusobanukirwa icyaha uraza kukizinuka, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo twiyambure ibintu byose bituma Imana idakorera muri twe. None urambwira ngo waba ufite ishyari Imana igakorera muri wowe? Waba ufite amagambo yo guteranya Imana igakorera muri wowe? Waba uri umunyamujinya Imana igakorera muri wowe? Tundi twaha twose twita ngo ni dutoya, ubwo twarenze bya byaha binini byo tuzi, kwiba, kwica, gusambana n'ibindi byose, no gusinda n'ibindi nk'ibyo. Naba abantu ahaka kaje nona, naba abantu bava ngo ikibi ngo kunywa ngo nta kibazo, ngo kunywa ugasinda, pfa kuba wanyweye. Biriya avuga ngo ahango se ngo ko nasinze ngo nta muntu nakubise, ngo ko ninywereye akayoga ngo nta muntu nakubise, ngo ubusirimu ngo sinzi ngo niba ari biki baba bayengesha, niba ari biki simbidabisobanukirwa neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wita ubusirimu ni icyaha wafunguye, kandi ndakubwiza ukuri, ejo cyangwa ejo bundi icyo cyaha kizakugeza ku rwego udashobora gukontorora, birenga ubushobozi bwawe, bizane za mpfu zose nagiye mvuga. Rero mwene data, ntago naje guca imanza, ahubwo ndagira ngo amaso yacu yo mu isi y'umwuka afunguke, tumenye umugambi munini Satani afite inyuma. Uvuga ngo Satani ntago arajwe inshinga ngo runaka yakoze icyaha, nuvuga ngo ubu umugambi we nyamukuru, kora icyaha ari ku rupfu ruyobore, niwo mugambi nyamukuru. Kora icyaha ari ku rupfu ruyobore, bya bindi Imana yakuvuzeho ntubigereho, ntube n'icyo Imana yakugeneye. Nuvuga ngo niyo target afite. Imana rero idushoboze kugira ngo twiyambure ibintu byose, twiyambure imirimo yose ituma Imana idakorera muri twe. Dukomeze ngo kuko bifungura imiryango y'icyaha mu buzima bwacu. Amen. Kandi twasobanukiwe dusomye hejuru, twabonye ko iyo umuryango w'icyaha ufungutse aba ari urupfu rufungutse. Naha rero mu Baheburayo babivuze neza ngo twirinde iriya mirimo yose, ngo kuko ifungura imiryango y'icyaha. Mu yandi magambo, kuko ifungura umuryango w'urupfu, tuyirinde iyo ari yo yose ituma Imana idakorera muri twe, kuko ifungura umuryango w'urupfu. Ngaho noneho tugende muri Zaburi 32:5-6 bavuga ngo iki? Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikira gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe ankuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Navuze nti ndi gusoza. Rero dukeneye kwatura ibi byaha. Hari ibyo twakoze tubizi cyangwa se tutabizi, dusaba Imana niyo yo kutubabarira, ikabasha kutweza kugira ngo iyo miryango yafungutse y'ibyaha ifungwe. Kuko umuryango w'icyaha n'ubufunze, urupfu ntaho ruzinjirira. Ariko niba ari ufunguye, menya ngo urupfu ruri mu kazi. 6, nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe ubonerwamo. Ni ukuri, bishatse kuvuga igihe tukiranga ngo nicyo gituma umukunzi wawe akwiriye kugusengera mu gihe ukwiriye kugira gute? Kubonerwamo. Ubundi gusenga ni rwo rufunguzo rwonyine rufungura ijuru. Igihe cyose uzaba ufunguye, utangiye gusenga, menya ngo urimo ni umuryango ufunguye ijuru. Rero niho hantu Imana iba yiteguye ngo igere gute? Itwumve.
icyo tuba dukeneye rero ni ugufunga ya miryango twafunguye, kugira ngo noneho umugisha n'icyo Imana yatuvuzeho bisohore. Kuko ijuru rifunguye icyo washaka cyose, none inzu ifunguye ntiwafata icyo ushaka. Imana nishimwe. Dukomeze. Ni ukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Kubera iki? Ijuru ryafunguwe, umuryango w'icyaha yafunzwe. Iyo myuzure rero y'urupfu ntabwo izatugeraho, kuko twahagaze mu mwanya wacu, za mbaraga z'Imana ziri mu kazi. Icyo twakoze twakandamije cya gihanda cy'urupfu, kuko twabonye ko umuntu muri we akorerwamo n'ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo twagaburiye ubugingo burakura, imbaraga z'Imana ziri muri twe, umwuzure w'amazi y'isanzure ntacyo uzadutwara. Imana ishimwe cyane. Rero ibyaha mwene data bikurwaho no gufata umwanzuro. Ntabwo ava ngo rero se ngo uko nagerageje ngo kureka izi nzoga ngo ubuse ngo bikanga ngo nkasanga nongeye. Ufata umwanzuro, ukatura, urangiza ugahindukira. Kandi gufata umwanzuro ni iki? Niba ubona kunywa izo nzoga ari uko wagendanye na runaka, ibyo bigare bireke. Niba ubona ko ujya kwiba kuko byagenze gutya, icyo kintu gituma hakinguka umuryango wo gukora icyo kintu, gufunge. Kuwufunga ni iki? Ni ukwirimita wowe ubwawe. Niyo ngo gukurikira Yesu ni ukwikora umusaraba. Kwikora umusaraba se ni ukuvuga iki? Niyo ngo tureka bya bindi byatunezezaga tukibabaza kubw'umusaraba. Niko kureka icyaha, niko gufata umwanzuro. Kuko igihe cyose ukiri mu byaha, ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Imana nishimwe. Ikindi rero, iyo umuntu ari mu byaha, narivuze ubuzima bwawe buba buri mu kaga, kandi ikintu cyose kikurwanisha kirakunisha, kuko nta mbaraga nta bwirinzi bukiri muri wowe. Rero ndashoje. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka dusenge. Twumvise byinshi ku ijambo ry'Imana itubwiye. Dushobora ko hari ahantu twagiye tugira intege nkeya, tugiye gusaba Imana itubabarire, noneho tuyisabe kugira ngo itubabarire, twejeshe amaraso yayo, dusohore rupfu winjiye muri twebwe, rupfu winjiye umusohora ahantu hose. Ubona ko uranagiye mvuga amagambo menshi, ariko iyo umuntu ari kuvuga nawe ugenda ubona imiryango y'urupfu yagiye ifunguka. Yenda urabona business yawe warapfuye, yenda ntabwo warusabana rugifitanye n'Imana. Hahandi hose nagiye uvuga ukumva ko urupfu rwahinjiye, usohoremo icyo gihanda cy'urupfu. Niturangiza dukinga uwo muryango, dusabe Imana kugira ngo ubushake bwawe noneho butangire butuyobore. Reka dusenge. Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe, duciye bugufi, twumvise byinshi kandi turatsinzwe pe. Hari ibyaha twakoze tubizi, hari n'ibyo twakoze tutabizi, hari n'ibyo twakoze twirengagije. Utubabarire Mana, twaracumuye. Kandi kubw'icyo cyaha Satani we n'umuriganya yakoze cyane, yihuta pe, yinjira muri twe, yica byinshi. Yica business, yica urushako, yica abana barananirana, azana indwara z'ibyorezo muri ngewe, azana indwara z'ibyorezo mu muryango wanjye, mu bana, mu mugabo, mu mugore, azana indwara z'ibyorezo. Yica ubusabane bwanjye nagiranaga n'Imana, yica rya shyaka n'inyota byo gushaka mu maso hawe, yica rya shyaka ryo gusoma Bibiliya, yica kwa kwizera, yica ya mahoro. Ni henshi yagiye yica urupfu rwinjira rukica Data. None ndagusabye kubw'imbabazi zawe ngo amaraso yawe anyeze, nurangiza usohora urupfu aho rwagiye rwinjira hose, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira muri Yeremiya 1:9 arambwira ngo twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka. Yeremiya 1:10 twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Twahawe ubutware bwo gusenya, kubika, kurandura no gutwika. Data, mu izina rya Yesu Kristo, muri aka kanya turasohora urupfu, gihanda w'urupfu winjiye muri business. Mu izina rya Yesu ndasohora gihanda w'urupfu winjiye mu muhamagaro wanjye, ndasohora gihanda w'urupfu winjiye mu miryango, akica amafamiye, akica urushaka, akica abana, akica umugore, akica umugabo. Ndagisohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndasohora gihanda w'urupfu winjiye mu hazaza, akinjira mu mihamagaro, akinjira muri destiny z'abantu. Turamusohora muri aka kanya mu izina rya Yesu
Yesu Kristo. Mana nutwambika imbaraga, imiryango y'icyaha turayifunze, nutumaremo uburyohe bwose n'irari ryose ry'icyaha. Umuzi w'icyaha uranduke muri njye, uranduke mu bana banjye, uranduke mu muryango wanjye, uranduke mu mugabo wanjye, uranduke mu mugore wanjye, uranduke mu izina rya Yesu Kristo. Data, turakwihaye ngo tuyobore n'abacu n'imiryango yacu n'ibyacu byose, udushoboze kugira ngo dukore ubushake bwawe mu minsi yo kubaho kwacu kose. Amen. Imana mu ijuru ibampere umugisha mwinshi, naho mu gitaramo cy'umugoroba ndabakunda cyane.